ariko ibimenyetso ibyorezo by'indwara ubu dufite ibyorezo by'indwara utamenya ari bashobora kukubwira batadekate habaho icyo bita black plague indwara yabaye ngo muri Espagne ngo yica abantu ariko acyo ni ikintu cyane nkuko n'ubushita bwabaye mu Rwanda yego kandi kubwiko ibyago byatangiranye na Kristo ava mu isi ariko bigenda byegera imperuka bitugenda tubona ibintu byisukiranye turabona indwara turabona za sida turabona izi ndwara ntabwo zazamara imyaka 50 nshuti dufite ibingibi za diabete zaki sida yaje ndiho nyireba nyumva igikuba kiracika nabwo sida ntirakira ibintu birakomeye ninakira kandi izakira amazwi kwisira imbaga kigamije nuko abantu bashira kandi ntabwo izabaho ikiza hazindi hazikiri kimeze nkacyo ntabwo hazi ibiza ntabwo haza amahoro so rero ijambo ry'Imana katubwira ku murongo wa 12 ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye kandi ngo bizababereho kugira ngo mube abahamya bine ibintu bishikije cyane Yesu yaravuze ngo faze mbere ko ibyo bibaho tubabwiye hari faze kandi iyo faze niyo intumwa yabwiraga zo zahuye nayo barafashe bashyira mu masinagogi barabafunga icyo gihe ubuyuda bwari bugifite imbaraga butari bwasenyuka mwaka wa 70 mbere ya Kristo noneho rero aravuga ati ibyo bizababaho bazajya bahura izina ryanjye ngo ariko ibyo hari icyo hari akamaro kabyo nuko kuri mwebwe bizabibabaza nuko muzasohoza ubuhamya bwo kumpamya aha cyo ni ikintu gikomeye cyane arababwira ati ku murongo wa 14 ngo nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza cyo gihe kitaragera mu murongo wa 15 ngo kuko nzabaho ururimi n'ubwenge byo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri mwe muzangwa na bose bahora izina ryanjye ariko ntimuzapfa agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu nimwihangana kandi muzakiza ubugingo bwanyu so aho ngaho urabona amagambo akomeye utabwira umuntu usanzwe umva icyo ari cyo nabo yabwiraga ntibabyumva yes reka twongere tubasuze bene data bakundwa muri hirya no hino hatandukanye mukunda Ahava TV mukunda kureba amashusho yayo ndetse mukunda na Pastor Peter Musisi official turabashuje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije kugubwa neza aho muri hose hirya no hino hatandukanye uyu munsi tugira umugisha rero wo kubana n'umubyeyi wacu twari tumaze igihe kirekire tutakunda kubana kubera impamvu zigiye zitandukanye ariko tugira umugisha umunsi wo kongera kubana reka tumwakire abibwire hanyuma anadusengera Imana dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi murakoze cyane murakoze Imana ibaha umugisha cyane nishimiye kongera kuba kuri Ahava yego kandi niringiye ko ibyo turi buganira ari byiza nkabona umwanya wo kubasuhuza mwebwe bwanyu nk'abakora uyu murimo wo gutara makuru ashobora kuba yafasha abantu kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi cyane cyane muri no bihe turimo by'imperuka ariko cyane cyane ijambo ry'Imana ngo amenye icyo rivuze so rero turabyishimiye Imana ibaha umugisha ibagirire neza kandi ibakomeze yego tugwaye ikaze rero kuri Ahava TV haraciye igihe kinini abakunze batabona ibiganiro bitambuka kuri Ahava TV sinzi no kuri Pastor Peter Musisi niba hari ibyo wajya gutambutsaho kuko kenshi na kenshi bajyaga batwandikira batubaza ate wa musaza wacu yagiye hehe ariko ndizera ko uyu munsi noneho bari bugubwe neza kuba bongeye kukubona yewe ndabona bashuhuje abakurikira Ahava Pastor Peter Musisi nabo ndabasuhuje yego so rero ndishimiye none kuba turi kumwe kandi kuba batekereje igitekerezo cyiza cyo kugira ngo bavuge bati uwo muntu turamushaka nabyo ni byiza iyo umuntu agukunda hari umuntu ujya umuririmba no kunajya nko indirimbo z'abantu b'iyisi ngo ugukunda nawe ujye umukunda ariko twebwe dukunda n'abatwanga ariko twahamagariye gukora ariko ntubonye ugukunda birakunezeza kurushaho
yego Imana iguhe umugisha cyane. yego murakoze cyane ngo reka noneho tubareke musenge Imana hanyuma dutangire n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Mana ishobora byose, murengeze ubugingo bw'abari mu isi, wowe udukunda wadutoranyije mu isi, wataze umwana w'ikinege kugira ngo abe impongano y'ibyatugoye, akaba n'ikiguzi cyo kugira ngo twongere tube mu buntu bwawe no mu nzira yawe. Turaguhimbaje Mana y'ukuri, utandukanye n'ibigirwamana amahanga akorera, kuko ufite umugambi ugaragara utasobanukirwa n'abantu, kuko imyumvire yabo iri hasi, ariko intore zawe zo zikabimenya. Turagushimye cyane, ukomeze ubane natwe, uduhe umugisha, icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe rero bikomeze izina ryawe ryera, byambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Rero turakwakiriye mushumba wacu, mubyeyi wacu dukunda. Ni kenshi twagiye twumva ibiganiro byawe, abandi babireba batubaza amakuru, ariko uyu munsi tugira umugisha wo kongera kubana nawe. Uyu munsi rero twifuje ko tuganira ku kiganiro cy'imperuka, ibimenyetso by'imperuka. Ese itorero rizazamurwa ryari? Abantu bakeneye kubisobanukirwa bino bintu. Yego. Ni ikiganiro cyiza, kuko abantu bagomba kumenya uko ibintu bimeze, bakamenya n'itangira n'iheruka ry'ibihe. Yego. Ariko Yesu afite amagambo yavuze. Yego. Sinzi naba tujya tubyitaho kubyumva. Iyo turebye amagambo dusanga muri Luka igice cyaho cya 21, tuhasanga amagambo y'ubwenge yuzuye kumenya, tangira rikavuka muri ibyo bise by'akababaro, ritabariza abari mu isi kugira ngo barokore ubugingo bwabo, kugira ngo bave kuri Satani bajye ku Mana, bityo bashobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Nuko gahunda iyo igihe cya Adamu yo kugwa k'umuntu ikaba ntishyizweho iherezo, ahubwo habonetse igisubizo. Igisubizo kugira ngo uhitamo, kugira ngo arokore ubugingo bwe azimukira ahandi Imana yateguye, bizamworohere binyuze mu bushake bwayo n'ubushobozi bwayo, yo itubashisha gukora byose. Noneho umurongo ukurikiyeho ari wo wa 7 uravuze ngo, baramubaza bati mwigisha, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Yego. Rero batangira gushaka ibimenyetso aho bashobora kuba bamenya uko ibintu bizagenda. Noneho rero arababwira ati, arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Ngo ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntihere ko iza isohora uwo mwanya. Urumva ahangaha yarimo yababwira ikintu cyitwa imperuka. Muri Bibiliya ntabwo batangiye bavuga imperuka, ahubwo kuba yabivuze ati imperuka, nuvuga ibyo bari bamubajije byari birimo n'imperuka, kuko iteka ryose ajyaga babwira ikintu cyitwa imperuka. Imperuka ni ikintu kiriho ubutumwa bwiza bwose bwa Yesu Kristo buvuga ku kintu cyitwa imperuka, kandi buhagaragaza no kuroka kuko umuntu we gushingiye kuri we ubwe. Kandi akabona abantu benshi bazaza bita Kristo. Nyuma ya Kristo abantu benshi bagiye bita Kristo, hari n'abaje bita abahanuzi ngo b'imperuka. Amadini menshi terimo n'abangaya barokore cyangwa ya imini y'abakristo, dufite abantu benshi amadini amwe agenda avuga ngo afite umuhanuzi wayo wa nyuma, kandi ibyo Yesu yarabiciye. Yaratu umuhanuzi wa nyuma ni Yohana Batista, nta kindi. Yohana Batista niwe wenyine dutegereje, niwe wenyine wagaragaye yuko ari we Eliya wa nyuma. Igisigaye ni itorero gukora umurimo wa Eliya wo guteguriza abari mu isi, noneho bikazarangira Yesu aje gutwara itorero. Noneho rero ibyo nibyo tuba dutekereza, kandi abantu bakwiriye kumva. Amaze kubabwira ikintu cy'imperuka n'intambara uburyo zizabaho n'imidugararo, urumva iki kintu banza kazubire mu murongo wa 9. Yari maze kuvuga ibya Kristo. Abo ntimuzakurikira abantu bita Kristo, n'igihe Kristo nyenyine. Ubu ngubu mu isi yose harimo inyigisho zipfuye
zitwa inyigisho za New Age zishimangira yuko ba Kristo ari benshi mwari aho Kristo w'igihe cye kandi koko ni benshi ariko Kristo ni umwe ukuri abandi bose ni ba antikristo amadini amwe uzova nk'abayisilamu bavuga ngo bo bavuga intumwa ntibazi Kristo niyo banamuvuga ariko ntibazi n'ibyo ari byo bakavuga ngo Aburahamu bakavuga Adamu bakavuga Mose bakavuga Yesu bakavuga Muhammad ugasanga ibintu bicurikiranye kandi ibyo n'abandi bigisha abantu New Age bo nibyo byigisha bavuga yuko Kristo ngo ari office ni ibiro ni titiri ihabwa umuntu uje afite ubwo bushobozi bwo kubwira abari mu isi kubigisha ibyiza abo rero bashyiramo na benshi bashyiramo ba Buddha bashyiramo n'abandi benshi bagiye baho ku isi n'abafilozofe n'iki byose ibyo rero ntaho bihuriye n'ukuri twemera yuko umurongo wa Bibiliya ufite amateka meza uvuga Aburahamu ukavuga umwana w'isezerano ari we Isaka akavuga ko Isaka azabyara abana bakaza ari impanga Imana ikavuga ngo nahisemo Yakobo akabyara abasokuru 12 muri bo Kristo akabavukamo kandi akavuka mu muryango wa Yuda ni ibintu bisobanutse neza akazaba ari uzaza gukiza abari mu isi ntabwo Yesu yaje avuga gusa ibyamororozi moral behavior kwitwara neza gukunda ibyo byari bisanzwe bihari Mose rero bivuze Yesu niyo mpamvu Yohana avuga ngo yaje mu isi kandi ngo amategeko ngo yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri yazanywe na Yesu Kristo Bibiliya ni igitabo cyiza cyane kutakimenya rero ni ukunyagwaza gasha umuntu ugasanga araho yarize ariko bamupakiye mu bwonko gusa ibyo bitabo bashatse akibeshya cyane ariko system ijyanye irenze y'abantu batekereza iri muri Kristo so rero ahangaha nta gutindiye hano hari ijambo rivuga ngo arongera ku murongo wa 10 yego arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga ariko umbabarire ngiye nigisha rero ndyoherwa muri buryo mbana ubwo kibatsi kiba cyafashe nabamaze kuvuga ntyo kadusubira gatoya ku murongo wa 9 aravuga ngo ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima ubu turi mu ntambara turi mu midugararo iyo tuvuze imidugararo ni ibintu bibi byose inzara indwara nk'izi turimo ibyo bise ni imidugararo ni ikintu gihagarika umuntu umutima ibyo kandi tubimazemo imyaka ariko ko tujya turushaho kwegera urya munsi birushaho gukomera niyo mpamvu Satani ari umuhanga uko twegera urya munsi uburyo bwo gukorera Imana bugenda burushaho kugorana haza abadayimoni bihita abakozi b'Imana haza inzego zifite ububasha zihagarika imikorere ijyanye no Kristo yamamare byose ugasanga ari akajagari gakomeye cyane ariko Imana yo mu ijuru yo ifite umugambi wayo kadukomeze ku murongo wa 10 aho karagaciyemo arongera aravuga ati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye katwe turebe kano kana Luka yandika bino bintu yabyanditse neza ku buryo buri chronologically correct yabanje kuvuga iby'intambara noneho ari birangira aravuga ati imbere yuko ibyo biba hari faze igomba kubaho mbere iyo faze se ni yihe iyo faze aravuze ngo ibyo byose tumaze kumva ahangaha ngo ibyorezo by'indwara hazabaho n'ibitera ubwoba iyi ni faze yindi y'ibyago arongera aravuga ati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara by'indwara hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru uzabona abantu mwaba muganira ngo bita ngo ni abahanga muri siyansi n'ibindi bakakubwira batari ko ibintu uvuga ntuwasaze basi ibintu byahozeho bahubwira intambara zo ku rucunshu bahubwira n'ibindi kugira ngo bimahoranize buvuye ko nta kibazo bahubwira wenda abita ngo bayizeho
wenda bazi byinshi data mu by'amateka, ugasanga barakubwira ibintu bya za Napoleon n'ibindi byagiye bibaho ku isi, ariko Yesu arakwereka uko ibintu bimeze. Ibintu niba avuze ngo n'ibimenyetso bikomeye bizava mu ijuru bigwe ku isi, kandi akavuga ngo kandi mu isi hamwe na hamwe, mu rugo 11 hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye. Ibi ngibi ubu nibwo tugera tubibona, kuva mu mateka ntabwo byari bimeze bityo. Kandi ubu ikintu kibera mu Buyapani hano tukacyumva. Tekinoloji yari iriho mu gihe cya Yesu, ntabwo umuntu yamenyaga ibirenze aho ngaho mu karere k'iwabo. Urugero, ibyaberaga hirya mu Burayi, hari mu burasirazuba bwo hagati aho yari ari, ibyaberaga mu Burayi ntababimenyaga, ibyaberaga muri Aziya ya hafi n'iya kure ntababimenyaga. Rero ugasanga ubu ngubu wareba umuntu akwigerekaho nk'ibyo, ariko ubu kuki tubyumva tukabimenya icyarimwe. Abo yabwiraga twebwe abangabo uko ntabwo bigeze babyumva, ariko buracya mu gitondo tukumva ibyabereye ibirunga byarutse, umushyitsi uje waciye mu Buyapani, n'ejo n'ushobora uranga ngo waciye muri Philippines, ibintu biracika. So noneho dukomeze turebe. Agakomeza agira ati, ariko ibimenyetso, ibyorezo by'indwara, ubu dufite ibyorezo by'indwara utamenya. Hari uwo bashobora kukubwira bati habaho icyo bita black plague, indwara yabaye ngo muri Espagne ngo yica abantu, ariko icyo ni ikintu cyane nk'uko n'ubushita bwabaye mu Rwanda. Yego, kandi kubwira ko ibyago byatangiranye na Kristo ava mu isi, ariko bigenda byegera imperuka, bitugenda tubona ibintu byisukiranye. Turabona indwara, turabona za sida, turabona izi ndwara ntabwo zamara imyaka 50 nshuti. Dufite ibingibi za diabete, zaki, sida yaje ndiho nyireba nyumva igikuba kiracika, nabwo sida ntirakira. Ibintu birakomeye, ninakira kandi izakira amazwe kwisasira imbaga, kigamije nuko abantu bashira. Kandi ntabwo izabaho ikiza haza indi, haza ikindi kimeze nkacyo, ntabwo haza ibyiza, ntabwo haza amahoro. So rero ijambo ry'Imana katubwira ku murongo wa 12 ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka, babahora izina ryanjye, kandi ngo bizababereho kugira ngo mube abahamya. Ibi ni ibintu bishikije cyane. Yesu yaravuze ngo faze, mbere ko ibyo bibaho tubabwiye hari faze, kandi iyo faze niyo intumwa yabwiraga zo zahuye nayo. Barafashe bashyira mu masinagogi, barabafunga. Icyo gihe Ubuyuda bwari bugifite imbaraga, butari bwasenyuka mu mwaka wa 70 mbere ya Kristo. Noneho rero aravuga ati ibyo bizababaho, bazajya bahura izina ryanjye, ngo ariko ibyo hari icyo hari akamaro kabyo, n'ubu kuri mwebwe bizabibabaza, nuko muzasohoza ubuhamya bwo kumpamya. Aha, cyo rero nicyo gikomeye cyane. Arababwira ati ku murongo wa 14 ngo nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza cyo gihe kitaragera. Mu murongo wa 15 ngo kuko nzabaho ururimi n'ubwenge byo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda, ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe, muzangwa na bose bahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfa agasatsi na kamwe mu mitwe yanyu. Nimwihangana kandi muzakiza ubugingo bwanyu. So aho ngaho urabona amagambo akomeye utabwira umuntu usanzwe umva icyo ari cyo, nabo yabwiraga ntibabyumva. Umva bo yanabwira ngo iri jambo nimubona ko bwiye ngo muzangwa na bose bahora izina ryanjye. Noneho hejuru akavuga ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Akaba nakibajijeho, umuntu umaze kumubwira ngo azapfa, bazamwica, kandi ukamubwira ngo nta gasatsi kazagupfukaho. Gusa urumva umuntu ntiyavuga ngo ibyo ntabwo bisobanutse, kuko Yesu ubuzima bwe buri muri we. Ni ukuvuga ngo iyo bakwishe, iyo upfuye nta kibazo kuri we, iyo upfiriye muri we, kuko ubugingo bwawe babuhishanywe nawe.
none ijambo ry'Imana rigakomeza ku murongo wa 17 ngo muzangwa na bose bahora izina ryanjye ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu, nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. None haraje kuvuga ibyo yongeye gukora ikindi kintu gikomeye, ajya no kuvuga ku bayuda bamwishe uko batizeye ubutumwa bwiza ku murongo wa 20 ngo ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo. Kubera iki? Kuko iyo minsi izaba ari yo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Yesu rero hari ibyo yavuze, mu buhanuzi bwe bw'itangaza. Ibi bintu byabayeho aravuga umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko, kuko ari izaba igihe cyo guhorera mu izigo, kubera yuko batumvise cyangwa batumviye umukiza ngo bizere ukuri. Kandi uko kuri bari bakumaranye imyaka 1500 babwirwa yuko Mesiya azaza, ariko barabyanga. Kandi ntibabyangiye barizoninza ko bashaka gusa kubiburizamo kuva impamvu zabo bwite, kandi amakuru bari bayafite, nta kintu cyo kwiriguza rero bari bafite. So rero ahangaha Imana iravuga ku bayuda uburyo ibyababayeho. Yaravuze ati avuga ku bayuda kandi byamaze kubasohoraho ngo bamwe bazicishwa n'inkota, abandi bajyanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Amen. Ahangaha aravuga amagambo akomeye, avuze amagambo akomeye, avuze ibizababaho. Yatangiranye no guhirima kwa Yerusalemu, atangiranye no gusenyuka k'urusengero, noneho kubwo ndavuga ku byerekeye Isirayeli, noneho akubisemo no kubabwira uburyo Yerusalemu izasenywa, ababwira abazaba irimo ko bagomba kuzitwara n'ibizabaho. Noneho avuze n'iby'abayuda muri rusange bazahura nabyo. Icya mbere bazatwarwa ari imbohe, abandi bazajyanwa bazicwa n'inkota, abandi bazagira bate Yerusalemu naho hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Kandi ibintu byose ni amateka kandi byabayeho. Iyo umuntu Yesu ibyo yavuze niyo mpamvu tubifata nk'ikintu gikomeye. Hari naho duhereye ko ibyo yavuze byasohoye, nk'ibyo yavuze amateka, twe turi hagati y'amateka, ariko ntabwo turi hagati mu buryo bugaragara, ahubwo turi ku musozo w'amateka. Rero biba byiza nko kuri twebwe ab'iki gihe kuvuga ubutumwa twizeza abantu ibyo duhagazeho, ko dushingiye ku cy'umwuka duhamiriza kandi twamenye. So rero umurongo wa 25 avuze ku murongo wa 25 aravuze ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara ngo bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kandi ngo kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo rero nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu. Kubera iki? Ko gucugurwa kwanyu uzaba kwenda gusohora. Kino kintu ni ikintu gikomeye cyane twiri gutekereza, kandi kigitangaza Yesu yavuze. Arababwira ati nimubona ibyo bibaye mwe muzamenye ho gucugurwa kwanyu kwenda gusohora. Abantu icyo bashaka kuba ibyerekeye imperuka ni ibi turimo, ibihe bya nyuma, ibihe bigoye. Ibyo bintu na Paulo yarabivuze uko abantu bazamaze mu Rwanda kwandikiye Timoteyo wa 2 igice cya 3
uko abantu bazaba bameze mu myitwarire yabo, bazaba badakunda babo, bazaba bakora abantu n'ibyo ubwo tubona. Wenda mu kanya naho turahasoma kugira ngo tuvereyo rimwe tumenye nawe icyo yeretswe. Noneho ahangaha Yesu yavuze cyane ku byerekeye ibizaba ku isi mu buryo buri eventful, intambara ibifatika bikomeye. Ariko Pawulo yavuga uburyo inyoko muntu izononekana bikaba corrupt. So rero ahangaha turimo turabona muri ayo magambo nkubwiye, Yesu aravuze ati abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba. Ibi ntabwo bigize bibaho mu mateka, bibwira no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zanyeganyezwa. Aha rero umurongo wa 27 ufite amagambo agira ati ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi, nuko ibyo nibitangira kubaho muzarare mu mwubiri imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Urumva arimo aratwereka ibintu tubona. Iyo twutangira kwibaza uko imperuka, ese ibiranga ni ibihe, abantu bakabibareba ibi kandi ntibabirebe gusa nk'uko abantu bamenyereye mu mico yabo kuvuga ku bintu, nk'uko abantu baca imigani. Munakavuga ati ari wa mwana wawe ni kure yabaye, erega yasize abo yabanaga nabo, ihene be ntuyizirikaho iyawe, ugasanga ni umugani wafashe. Ariko ibi ngibi ni amagambo atwiteguza, ariko afite bene yo bagomba kuyategereza. Abari bagomba kuyategereza rero ni bande? Abagomba kuyategereza ni abera Imana yatoranyije mu isi. Niba bumva aya magambo bakayasobanukirwa, niba bayumva bakayishimira, niba bayumva bakayitondera. 28 umurongo wa 28 uravuga amagambo akomeye agira uti nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame murebe mu ijuru, mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Arongera babwira ku murongo wa 29 ukomeye ngo kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi iri bugufi, nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye ko ubwami bw'Imana buri hafi. So rero Imana ishimwe, tubona ibyo bibaye. Nibwira yuko abashoboye kugera kuri bino bihe bakabibona barambye nka Paulo na Yohana, nibwira ko babigezeho. Wenda nka Petero sinzi yuko yabigezeho, ariko barabibonye. Base Yerusalemu isenyuka barayibonye, babonye ibi byabaye n'abantu batwawe ari imbohe n'ibyago byabo, ariko bari bazi yuko ibyo birangira immediately, imperuka igirite ibaho. Ariko Yesu icyo ashaka kuvuga, Yesu icyo akeneye kumva nuko abantu bakizwa, kandi yagomba kubwiriza ubutumwa bwiza. Igihe cyabo baragikoze barakirangiza, natwe dufite urwacu uruhare, kandi n'abazadukurikiraho nubwo mbona yuko nyuma yacu abantu bizabagora cyane kuba bashobora kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Imana niyo ibizi kandi yabishoboye. Umurongo wa 29 uravuga ngo kandi abacira umugani ngo kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi, nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ngo iyi suko imeze uko nuko turi abantu, ariko ubu twakabaye twishima tuzi ngo nta kindi dutegereje, ubwami bw'Imana buri hafi. Noneho tukavuga n'ubutumwa bwa nyuma tubwira abantu yuko ibintu birangiye, kuko tubibona kandi turabireba. Nicyo muka duhishurira. Niyo mpamvu akenshi mu magambo yacu tuvuga twebwe tugerageza kwereka abantu yuko ntabwo tujya tugira ngo twindire mu ba expert, abantu b'abahanga bashobora ko bakugira inama ngo turabakonsulta kora ibi urabona ibi. Je ntabwo ariko mvuga, genda mu konsulta w'umwuka, ndabona ibintu byose biri ku isi. Abantu batagangaza bagira bati bamenye uko imperuka ibegereye, kugira ngo bave mu isi bajye mu bwami bw'Imana. Yesu we ahangara bihanangiriza, arabasaba yuko bakizwa, nta kindi. Noneho ku murongo wa 20:31 ngo nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri yuko ari ndababwiza ukuri, ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashira na hato kugeza aho byose bizasohorera.
ijuru n'isi bizashira ariko amagambo ye ntazashira na hato. Igikomeye cyane Yesu nta jambo rye rizabura, haba mu byanditswe dufite byera, haba mu bindi byose yahawe mbere yaho. Ubwo ndavuga we Yesu Kristo, nta kintu yavuze, yaravuze ngo ijuru n'isi bizarangira bishire ariko nta jambo rye rizashira, amagambo yanjye ntazashira na hato. Icyo ni garanti ikomeye yuko ibyo yavuze bigomba gusohora. 34 hakavuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye gukoremerwa n'ibutu n'amaganya y'iyisi, uwo munsi ukoza batungura, kuko uzatungura abantu bose mw'isi. Amen. Kuko uzatungura abantu bose bari mw'isi yose, umeze nk'umurego, umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba masenga iminsi yose kugira ngo mubone kubaho, kurokoka ibyo byose byenda kubaho, ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. So rero niyo ndunduro dukurikije ubutumwa, iyi niyo ndunduro. Ibyo ngibyo yarabivuze no gusohora k'ubuhanuzi turimo turabireba. Murebere ku mutini, nicyo kintu cya bugufi yaberekaga kuko bari bakizi. Mubeho mumeze mutyo mwiringira yuko nta kindi gisigaye, ibi ntabwo twabitesha, n'ubuhanuzi ntabwo twabihagarika, bigomba gusohora. Kandi ibyo byose bizabaho kubera iki? Kubera ko abantu bononekaye. Abantu rero barononekaye, nta nicyo bababwira, nta nicyo bababwira ngo bategure. Ikintangaza nabi igihe cya Yesu, nubwo bari babambye Yesu, ariko nanizi yuko abo hanyuma bo bazaba abantu bazima kubaruta, ariko se byahe birakajya. Niyo mpamvu rero bagira bati Timoteyo 3, urwandiko rwa 2:3, Pawulo abwira Timoteyo ati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda kandi bakunda n'impiya. Abantu bazaba bakunda kandi bakunda n'impiya, birarira kandi mu kurera bakabamo abibone, batukana, batumvira ababyeyi. Sinzi nabyo byumva neza. Bazaba bakunda iki? Impiya. Bazaba birarira kandi bazaba ari abibone, bazaba batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima kandi batarabera, badakunda n'ababo, batubaha, batuzura kandi babeshyerana. Abo n'abantu dufite ubu n'ishusho baranga, bakundana, mwifuza yuko undi yapfa kandi ntari bumurye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abakurambere bacu bari abahanga, baragenekereje basanga nta kundi baduha uburere kugira ngo buzaturinde mu isi. Badakunda n'ababo, batuzura kandi barangwa no kubeshyerana, batirinda, bagira urugomo kandi badakunda ibyiza cyangwa beza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Ubwo abarimo n'uriya cyane, abameze bose batera umugongo. Abo ngabo bagaragaza kwera bugakana imbaraga zako. Wowe uyoboye itorero ry'Imana, utukanye n'abantu, wowe kuvuzeho utinda kwirukanye, wihaye kuba tyrant, mbese umuyobozi w'itsinda ry'abagome. So rebyo ni ibibazo bikomeye. Umurongo wa 6 kavuga ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka amazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri.
ibi ngibi nibyo turimo tubona twarinda ngo mu masengesho abantu bavuga ngo abapasiteri ngo bateye inda, abandi bibye, abagore bahora biga bahora baraguza, turabafite muri iyi minsi. Ntashaka kumenya ijambo ry'Imana, ahora araguza. Umuhanuzi yaje, undi yaturutse aha, bakaza ejo wanganyiraga ngo wari umuhanuzi wamuhanuriraga yamutwaye umugabo. Ubwo ukibaza abo niko bameze. Hari aho wamutwaraga nawe yari umuhanuzi w'igitsina gore mugenzi we, ariko we ko atari bushobore kumukora icyaha cyo kumusambanya, ahubwo noneho yamutwariye umugabo. Ibi rero bikaba ari ibibazo bikomeye. Usibye ko n'ibyo abagore gusambanya abandi nabyo byaraje mu rwego kugira ngo isi imare y'ububi bwose. Aho ijambo ry'Imana rikavuga ngo umurongo wa 8, nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri, ngo abo nabononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera. Urumva ku byo kwizera ntushobora gushimwa umeze nk'aba ngabo barwanya ukuri. Aba ngaba Yane na Yambure barwanyije Mose. None twebwe rero muri kino gihe dufite abarwanya Kristo, aribo bantikristo ni benshi cyane, kandi bavuga yuko icyabazanye ari ukumwamamaza. Switch urumva ni ikibazo gikomeye, kandi umuntu atamenya kumenya ibyo ari byo. Paulo rero amaze kuvuga ibyo arakomeza ku murongo wa 9 ati, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko ubwaba abandi nabwo bwagaragaye. Ahangaha turavuga ubwaba abandi, abo ni bande? Bariya ba Yane na Yambure twavugaga, abantu barabamenye, nabwo abantu bazabamenya. Ni bande bazabamenya? Si n'intore z'Imana. Rubanda rusige rwo ruzakomeza bajye inyuma, ruzerera inyuma, hanyuma ruzagusha ishyano rutabizi. Abantu bakabaho bwa mu nsengero ntazi gusoma Bibiliya, kandi bavuga ngo umupantekote, wabona umupantekote ntumenya gusoma Bibiliya, umwuka wera ntayi gusobanurira. Kimari ikibazo gikomeye. So rero Imana iguhe umugisha. Kiri aho ngaho umuntu yakwibaza, ese ibyago byateganyijwe 2025 wenda biri gushyirwa mu bikorwa? 2025 hari ibyago, ariko byose bijyanye n'iyi porogaramu muri Bibiliya. Ubuhanuzi bwa Bibiliya nibwo burangiza byose, ahubwo ibintu bigenda biza muri za faze. Yego, uko genda biza muri za faze buhoro buhoro niko isi igenda irushaho kuba mbi. Ubu rero dufite nk'uko bibaro bibajije umwaka wa 2025 wari uturimo, ubundi bateganyijemo kuba mu ibintu bitatu bikomeye. Ikintu tugikomeye kiduhangayikishije nako byose birakomeye, ariko ntangire kukigaragara yenda yuko ari igisanzwe abantu bashobora kumva. Ni kijyanye n'ikiswe icyo bise ngo ni Project 2025 bodi bizabanga. Project cyangwa projet yitiriwe umwaka wa 2025. Iyo projet cyangwa iyo gahunda niyo gushyiraho politike ishingiye ku mahame yitwa totalitarianism, ubutegetsi butavuguruzwa buganje nk'ubw'abami, aribwo bwa Trump tugera tubona vuga ngo ndanzi, akavuga ibyo mu gitondo, usibye yuko abami bakira ntibabishyaga, ariko yo kubeshya n'urwo biri muri we, kuko turi mu gihe gikomeye cyane kitacyubahiriza, kigiye kurangwa no gushyiraho imburamuco ku isi. Imburamuco rero buriya turimo turagenda tubona politiki iragenda ipfa. Kubeshya ni ihame, ndetse na rya jambo rivuga ngo politics is a dirty game, ngo politiki ni umukino wanduye, bigiye kurushaho gukomera. Abantu batangire batekereze, batangire bibaze, kuko ubu byatangiye. Ingero naguha ni ibingibona Trump arimo yafashe isi yose ngo yihinduye ngo n'ugenda uhagarika intambara z'isi yose. N'ubu ngubu hari hasigaye ngo Hamas nayo ngo aba ageze guhagarika intambara ya 8 ngo kwisi muri zero n'ingi yacu ibiyaga bigari ngo yarayihagaritse, kandi politiki ihagarara. Uko abantu bishigiye barabeshya. Noneho rero arababona Hamas bari abarwana muri Israel,
ngo nabo bagomba kugira gute, yabahaye iminsi 3 niba ntarengwa umunsi bayirenze nyuma y'iminsi 3 baziboneraho. So rero urumva Isahigana ni umunyagitugu agiye kwerekana imbaraga ze, yica uwashatse akiza uwashatse, ni ishusho y'ukuri ya Antikristo. So rero ikijyanye na icya kabiri nakubwiraga gikomeye, uyu mwaka nimwo hateguriwe gushyira hanze ibyo bita muri science bita ngo ni weather warfare, gutangira gushora intambara mu isi hifashishijwe igihe. Ihindagurika ry'ibihe rigiye kuzana amarugorwa akomeye cyane ku isi, kandi ari ibintu bituruka mu bantu, kuko bafite gahunda yo kugira ngo abantu benshi bapfe mbere y'umwaka w'2050, abantu batakaza ubuzima, batakaze kubaho, kandi bize kurangira bapfuye nabi kubera kubura imvura, kubera izuba, imyaka gupfa ikagwengereka mu butaka, abantu bakabura icyo barya, abantu bagasuhuka bagakwira isi yose, mbese bikaba akajagari. Ibyo rero bigomba kubaho kuko byarahanuwe. Icya gatatu ushaka kugira ngo nsorezeho ni ukuza kw'abadayimoni. Abadayimoni basezeranyije kuza guturana n'abantu kugira ngo bababemo umugaragaro. Bamaze igihe kirekire abadayimoni baba mu isi ariko abantu batababona, bakaba mu isi bakinjira mu mitima y'abantu. Yesu yaravuze ngo iyo usubiye inyuma abadayimoni baragenda, umudayimoni aragenda abaro kurimo akakuva mu yavuye mu muntu, aragenda akagenda azerera hirya no hino byamuyobera, akagaruka ariko inzu yanjye agiye kureba uko imeze. Iyo isanze ikubuye imeze neza ntabwo yinjira, ahubwo arirukanka cyane akajya gushaka barindwa barusha kuba mubi, bakaza bakinjira muri iyo nzu, iyo nzu bagasanga ikubuye neza, uwo badayimoni barindwa bazinjira n'uwa 8, nibarangiza ibya mbere by'uwo muntu cyangwa ibya nyuma bye bizagira ikintu umuntu yapfa gusa kwihanganiraho. Nuvuga ngo ibya nyuma byakoze, noneho ibizakurikira ibyo yakoze nyuma y'abadayimoni kwinjira bizabagomba munwa. So rero abo ngabo nabo bagenda bareshwa batyo, naje kumva yuko bagenda bakora nk'ukora n'imbikubwiye. Abadayimoni baraje tariki 12 z'ukwa gatanu binjira bari mu isi, uherwa bagiye kujya bagenda bagaragara mu buryo bwabo. Ntabwo tuzabona nk'uko we tukubona ngo duturane dusangire, ariko ushobora kwiyereka umuntu, bashobora kuza bakakunyuraho, ushobora gusanga uhuye n'umuntu muravuganye kanya gato ntumenye uko agiye, noneho abo bameze batyo bagiye kuzaba mu isi, kandi bazakora ibintu bikomeye byo kurushya abantu mu mitwe. Ubwo twabitangiye, niko kaga kagiye kwiyongera ku isi n'imidugararo n'ibyago bikomeye cyane. Imana iguhumugisha. Ushobora gukora ibyo bintu bikomeye cyane ra umuntu yabyirinda te akoresheje iki, yasenga ate? Nta kintu gihari keretse guhungira muri Kristo. Gusenga ntabwo gukuraho amateka gusohora, ahubwo Imana ifite kuhagarara nawe, kuko Bibiliya iravuga ngo mu Baroma 10:11 hari amagambo agira ati dusanga muri Abaroma 10:11. Yego, hari amagambo akomeye nk'uko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni, nta tandukaniro ry'umuyuda cyangwa umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. yego. So rero uburyo turimo nuko umwami umwambaza igiti cyawe akagucisha mu bikomeye no mu biteye ubwoba. Nta yindi nzira twarangira abantu kirimo twashaka kwihimbira no kwikoraho tube ba Antikristo, tutangire gutanga igisubizo aho bidakwiriye, kandi bifite ubushobozi. Abantu ndabarangira inzira gusa yo kwiyunga n'Imana mbere na mbere muri Kristo Yesu, kandi abamaze kubikora bagira umwete wo kwezwa, kuko utejejwe
batazabona umwami Imana. no kuba n'abantu bose amahoro biringiye rwose ibisubizo byo twakwita ibisubizo bizaza kugira ngo biturutse mu ijuru kugira ngo abantu baruhuke nk'uko bimeze nta kundi. Ntabwo byoroshye ariko reka twiringire Imana. Udukurikiye yiringira Imana, uwumva ubutumwa yiringira Imana, dore ko hariho ibihe bigoye ubu ngubu no gusenga bisigara umuntu ku giti cye. Kera twabaga tuzi ko aho twahungira wenda batereka mpungire kwa mushumba wenda aransengera, ariko mushumba muhungiyeho nawe ugasanga afite ibye nawe bitamworoheye, ugasanga birakomeye, ugasanga nawe gusenga byanze. oya turabibona twese nk'ubu ngubu. Hambere abantu abanyamadini babaga bafite amahoro, yego akabaho akarya amaturo. ba Gipantekote bo bashyiragamo n'ibitangaza by'ibinyoma n'ibindi bagenda biyitirira, kandi abantu bakunda cyane, ndetse n'ubu bamwe iyo bivuze baragutuka baturiya nta kigenda, nta mwuka w'Imana afite. Kandi urimo urabatandukanya n'imyuka mibi y'abarozi n'abapfumu yabajemo, ariko bakakwanga. Bakwangira iki se? Kuko bazishakira abigishwa, bazishakira abigisha bavuga ibihwanye n'irari ryabo. Ubwo n'ubuhanuzi babone busohora. Iyo tubibonye rero twebwe ntabwo bidutangaza, ahubwo birushaho kudukomeza, kuko igihe cyabyo ni iki. So rero nkatekereza ngo nicyo twababwira abantu. Hambere ahangaha nibyo nakubwiraga, abantu bameze neza, usanga umuntu umukozi w'Imana niwe ufite Range Rover, niwe ufite V8, niwe ufite abana biga hanze. Navuga mu Gipantekote. Mu kinyedini kiri Gisirayeli rero cy'abaprotestante ugasanga umukozi w'Imana yego ntafite byinshi ariko ariho. Inzu ni ya misiyo, ni ya misiyone, n'abafite n'icyo afite n'icyo bamuha, ubuzima bwe bukaba muri Bibiliya, n'ubusenga, ibintu byinshi cyane bituma arangara cyangwa bituma aba muri rugwaserera ntibihari. So rero ubwo byavuyeho, abantu bose ubwo baraterwa hejuru. Ibizaba riko biri twigisha ngo ibizaba ku mutambyi nibyo bizaba no kuri rubanda. Rero turi mu bihe bibi cyane, ariko nirengeye ko Mwami Imana azaturokora muri ibintu byose, ariko cyane cyane tukishimira ko Ubwami bw'Imana buri hafi. Ikitubabaza nuko turi abantu tugira twanduzwa hirya no hino ku buryo bubi, ariko Umwami wacu waduhamagaye, waturagirije inzira, ntabwo azatureka, azatugirira neza, azaturengera, adukure muri iryo jandwe ryose. Imana iguhe umugisha cyane. Mushumba, Imana iguhe umugisha uko biri kose. ngo nyine amatwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero, uko byagenda kose ukurikira ubu butumwa cyangwa se ukurikirira ijambo, utari ingumba y'amatwi arumva, anyumve agire n'icyo akuramo kiri bumufashe kugira ngo nawe atazarimburwa hamwe n'abandi. Yego, reka rero tukwemerere udusengera Imana muri uku gusoza, kimwe n'abadukurikiye n'abazumvira ijambo. Hari ushobora kuryumva nawe yararushye cyangwa se atari mu murongo muzima, ariko rikamusubiza mu murongo muzima, agatemva ko nta yindi nzira. Hari igihe abantu babaho ariko bafite abandi biringiye cyane, akavuga ati we nafite imiryango ikomeye, nziringira bari abakomeye cyangwa bazangeza aha n'aha ngaha, ariko nta handi hantu wagera utari kuri Kristo. Reka rero tukwemerera usenge rwose, usengera abantu, hanyuma bikomeze kuri Kristo, kuko niwe nzira n'ukuri ndetse n'iki n'ubugingo. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze mukundwa. Reka duhuze umutima rero dusenge. Bakurikiye mwese iki kiganiro, mwumve n'iri sengesho kugira ngo twese duhuje umutima rero twinginge Imana kugira ngo turengere. Mana yacu ishobora byose kandi ikomeye, turagushimye cyane ku neza yawe ikomeye, waduhashyize imbere ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni umwuka wawe wera waduhera ubuntu n'imbabazi zawe. Icya kabiri ni ijambo ryawe ryanditse warinze mu binyejana byinshi bitambutse, kugira ngo abantu bazarimenye kandi bakubahe. Mwami, shimwa ko uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, urebe abazakurikira kino kiganiro, uzakomeza imitima yabo, unayihumurize, kuko nta rindi jambo atubwiye. Waravuze ngo nimubona ibyo bibaye
muzahimbaze na so wo mu ijuru. Turakwinginze umwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo abandi babikurikira bazamenye ko nta kindi gisubizo gihari keretse icyo tubabwiye icyo, kandi biyunge n'Imana muri Kristo Yesu bashobore kurokora ubugingo bwabo. Ushimwe ko wemeye kubikora mwami, byambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen.